Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Muganga. Uyu munsi noneho tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bagiye bambaza kijyanye no kwiroteraho. Kwiroteraho ni igihe umugabo aryamye hanyuma yabyuka agasanga amasohoro yaje atabizi. Bishobora kujyana no kurota nyakurota, ukaba warose wenda uri gukora igikorwa cy'imibonano hanyuma ukaza kubona amasohoro, ariko hari n'igihe amasohoro ashobora kwizana utanazi igihe byabereye. Ibyo bintu bishobora kubaho. Ibi rero bijyana n'imisemburo ya kigabo na gahunda ubwonko bukurikiza butuma umubiri ushobora gukora igikorwa cy'imibonano. Iyi misemburo rero hari igihe uko igenda yikusanya, cyane cyane igihe umuntu amaze igihe kinini adakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se atarayikora na rimwe, hari ukuntu umubiri wo ubwabo ukora ku buryo ushobora kuririzinga tension cyangwa se pressure iba imaze kuba nyinshi y'imisemburo ijyanye n'igikorwa cy'imibonano mu mubiri wawe. Iyo rero tension cyangwa se pressure ibiri mu mubiri ijyanye n'igikorwa cy'imibonano, rimwe na rimwe hari igihe kigera umubiri ukayirilizinga, hanyuma muri uko kuyirilizinga umubiri ukaba ushobora no gukora igikorwa cyo kwejakira utabizi. Ibyo bishobora kubaho nijoro mu gihe uryamye cyangwa se usinziriye, waba warose cyangwa se utarose. Impamvu rero nzanye kino kiganiro niyi, nuko hari igihe umuntu akubaza ati ese biriya bintu ni uburwayi cyangwa se nibyo bigaragaza ko umuntu ari muzima? Ese ni uburwayi ku buryo bikubayeho kenshi wajya kwivuza, cyangwa se ahubwo se biramutse bitakubayeho byaba ari ikibazo kigaragaza yuko nta kintu uzashobora gukora mu rugo? Reka mbisubize gutya. Icya mbere, ntabwo ari uburwayi. Ubushakashatsi bugaragaza yuko byibura 80% by'abagabo baba barigeze kwiroteraho byibura inshuro imwe mu buzima bwabo. Ntabwo abantu bose bibabaho kimwe. Buri muntu afite umubiri utandukanye n'undi. Hari uwo bishobora kubaho inshuro nyinshi, nka rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi. Hari n'uwo bishobora kubaho inshuro nkeya cyane nka rimwe mu mwaka. Hari n'uwo bibaho nk'inshuro imwe mu buzima bwe, cyangwa se ugasanga ntibyigeze binakubaho. Niba rero bitarigeze bikubaho cyangwa se byarakubayeho nk'inshuro imwe gusa mu buzima, ntabwo ari wowe wenyine, ntugire impungenge, nta kibazo ufite. Kuko kwiroteraho nibyo koko ni kimwe mu bigaragaza ko umuntu ari muzima, ariko ntabwo abantu bose bibabaho, kandi uwo bitabayeho si ukuvuga ko abarwaye cyangwa se ko yaba adafite imisemburo ya kigabo cyangwa se ko azagira ibibazo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Donc kwiroteraho ni ibintu bisanzwe bishobora kubaho ku bagabo, bibaho inshuro zitandukanye kuri buri mugabo. Hari uwo bibaho kenshi, hari uwo bibaho gakeya. Ikindi nuko akenshi bibaho kenshi cyane mu gihe ukiri mutoya, muri ya myaka y'ubugimbi, muri puberté cyangwa se adolescence. Ya myaka umugabo aba ashyushye nyine, donc umusore aba afite amaraso ashyushye, cyangwa se imisemburo ye ya testosterone iri ku kigero cyo hejuru. Akenshi muri icyo gihe nibwo kwiroteraho biba bishobora kukubaho inshuro nyinshi kurusha ku muntu ukuze. Uko umuntu agenda akura, fréquence yabyo igenda igabanuka. Icya kabiri, uko iyo utangiye gukora igikorwa cy'imibonano cyangwa se kwikinisha, kubera ko uba ufite uburyo bwo kuririzinga ya tension iri sexuelle, akenshi kwiroteraho biragabanuka. Inshuro byamubagaho ziragabanuka kurusha umuntu utabikora. Ni ukuvuga ngo kwirangirizaho ni uburyo umubiri urekura tension yari iri mu mubiri itewe no kwikusanya kwa pressure, itewe no kuba umaze igihe udakora imibonano cyangwa se amasohoro yawe adasohoka. Rero uko ugenda ukura, uko ugenda urushaho gukora imibonano kenshi, niko inshuro wiroteragaho zigabanuka. Hari n'igihe noneho uko imyaka yigira imbere bigeraho bigashira burundu. Ariko nanone bitavuze ko umuntu mukuru bidashobora kumubaho, kuko hari n'igihe no ku myaka 40 no ku myaka 50 umugabo ashobora kuryama akiroteraho. Ibyo ntabwo ari igitangaza, ariko niba bitanakubaho nabyo ntabwo ari ikibazo. Reka noneho turebe zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu yiroteraho. Impamvu 8 nizo tugiye kureba. Iya mbere ni imyaka. Nk'uko twabibonye, uko ukiri mutoya niko inshuro bishobora kukubaho zishobora kwiyongera. Abantu bo mu myaka y'ubugimbi bashobora kwiroteraho inshuro nyinshi, ariko uko umuntu agenda akura bigenda bigabanuka, bikazageraho bigashira burundu. Akenshi iyo utangiye kugera igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ya buri gihe cyangwa se mu buryo busa naho buhoraho, akenshi bigeraho bigashira, kubera ko umubiri wawe ufite ubundi buryo uririzinga ya tension ijyanye n'imibonano. Icya kabiri ni inshuro ukora imibonano. Ushobora kuba ukuze
ufite n'umugore ariko wenda mutabana, wajya nk'ahantu mu kazi uzamara nk'amezi 2 3 cyangwa 4, hari n'abagenda bakamara umwaka atongeye kubonana n'umugore, icyo gihe bya bintu bishobora kongera kukubaho kubera yuko umubiri uba udafite ubundi buryo bwo gusohora tension sexuelle cyangwa se imisemburo cyangwa se pressure itewe n'imisemburo ijyanye n'imibonano mu mubiri. Icya gatatu, imisemburo yo mu mubiri. Ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo ufashe ibipimo by'umusemburo witwa testosterone cyane cyane cyangwa se uwitwa LH, nimwe mu misemburo igira uruhare mu mibonano mpuzabitsina ku bagabo. Iyo misemburo uko iba myinshi ni nako amahirwe yo kuba wakwiroteraho inshuro nyinshi yiyongera, kandi kubera yuko umubiri uburyo ukora iyo misemburo hari igihe fluctuating cyangwa se izamuka cyangwa se ikamanuka bitewe na periode urimo. Rimwe na rimwe rero hari igihe imisemburo izamuka mu gihe usinziriye, bigahita bituma umubiri ukora vuba amasohoro kandi ukayasohora mu gihe usinziriye. Impamvu ya kane ni inzozi. Nkuko twabibonye babyita kwiroteraho kubera ko kenshi bishobora kuza bijyanye n'inzozi. Ukaba warose uri mu gikorwa cy'imibonano n'umuntu runaka, hanyuma wabirota ukaza gusanga koko byabaye wirangirijeho. Hanyuma ikindi cya gatanu, ibitotsi. Abantu bagira ibitotsi mu buryo butandukanye, ariko hari pattern byibura abantu bose bakurikiza. Uko usinziriye bishobora kugabanuka cyangwa se bikongera bikazamuka cyangwa se bikongera bikamanuka. Hari igice cy'ibitotsi rero umuntu ageramo yavuye mu bitotsi byinshi, ageze mu gihe cy'ibitotsi handi ubwonko buba buri hagati yo gukanguka no gusinzira, ni naho akenshi umuntu akunda kurotera. Muri icyo gihe cy'ibitotsi rero bita REM cyangwa se rapid eye movement phase. Muri iyo phase y'ibitotsi niho abenshi bagira inzozi zishobora kuvamo no kurangiza. Icya gatandatu rero ni ukutabona ibyo wifuza mu bijyanye n'imibonano. Iyo umuntu afite ibintu atekereza yiteze ku mibonano, dufata urugero uri gutereta nk'umukobwa uramwifuza ariko yarakwimye, cyangwa se hari umuntu wakunze ariko udafiteho access udashobora kugeraho, abenshi iyo tension yo mu mubiri y'ibintu utekereza wifuzaga ariko bitashoboka, umubiri rero wo uhita ubufata, ubwonko bwo buhita bubifata bukabitranslatinga mu kindi kintu, noneho umubiri ukaza kubikora ubwabo nijoro ugasohora, ariko bitabaye ngombwa kubitekerezaho. Cyangwa se wa muntu ukaza kumurota nijoro, cyangwa se ukaza kurota indi context iza gutuma umubiri uririzinga y'amasohoro cyangwa se na tension sexuelle ibikurimo. Ikindi kintu cya karindwi ni nk'ikintu gishobora gukora ku gitsina cyawe mu gihe usinziriye. Wenda se wambaye boxer igufashe, cyangwa se inyerera ku buryo ishobora gukora ku gitsina, cyangwa se ishuka, cyangwa se umuntu mwararanye igitsina cyamukoraho hakabaho nka pressure, noneho ubwonko bukaza kubyenterpreta nkaho ushobora kuba uri mu gikorwa cy'imibonano. Noneho icyo gihe icyo kintu gishobora kugukora ku gitsina cyangwa se kikagushyiraho pressure mu gihe usinziriye, amasohoro ukaza kubyuka usanga wiroteyeho. Ikindi rero ni idini, umuco. Hari igihe gukurira mu idini runaka cyangwa se gukurira mu mico ibuza abantu kwisanzura ku bijyanye n'imibonano, hari igihe bituma abantu bagira ya tension y'ibintu bahora babuzwa, ariko mu by'ukuri umubiri wabo wifuza, ugasanga muri ibyo bice cyangwa se amadini babuzwa kuvuga cyangwa se gutekereza kuri ibyo by'imibonano, ahubwo nibo usanga biroteraho kenshi. Nta nubwo ari icyaha, si ikibazo, kuko ntabwo ari wowe wabigizemo ubushake, n'umubiri ubyikorera, ariko ntabwo ari uburwayi ku muntu ubigira, ariko n'utabigira nawe ntabwo ari uburwayi, kuko ntabwo ari abantu bose babigira. Twabonye impamvu nyinshi zibitera. Hari igihe rero mu mubiri wawe wowe uba ufite ubundi buryo uririzingamo ya tension sexuelle bitanyuriye mu kwiroteraho. Ibyo rero nabyo ni ibintu bisanzwe, ntibizaguhangayikisha. Rero mwari kumwe na Dr. Starke Muganga. Ufite ikibazo kijyanye n'imyororokere cyangwa se n'imibonano, watwandikira kuri ino nimero cyangwa se ukandika kuri runo rubuga kwivuza online, hanyuma ukishyura amafaranga ya serivisi nyine yo kwisuzumisha, tukagufasha tukakwandikira imiti, cyangwa se niba ari bisaba ubujyanama nabyo dushobora kugufasha ku bijyanye n'ubujyanama. Murakoze, mwari kumwe na Dr. Starke Muganga, naho utaha.